tugende Yes, call me Rontan Big Baddest, the number one journalist original Rwanda Big Machine Captain Kule Launcher Giant of Africa Classic Man. Hano ni kuri film zacu, ndagushimiye wowe uba wakurikiranye ibiganiro byacu. Thank you for watching film zacu. Asante sana, nashukuru Mungu sana kwa kusikiliza mahojion ya film zacu. Hano turi kumwe n'umuhungu bita Honest. Big boy vipi? Gragrabu. Umeze fresh? Bow ni gucumura life my bro. Ni gucumura life. Ni gucumura life. Ni neza cyane. Yeah man. Ndabona umeze fresh, watumanutsemo fresh kabisa. Fresh gas kuva hasi kuyamadikisi ni bu pop smoke Tupac my bro. Yo. Yeah man. Ko ndeba wamanutse n'umukobwa agira ngo afite icyapfana na Jackie. Bimeze bite? Jackie? Jackie we. Yase kandi ntuzana ibintu byo kwijijisha bya bintu byanyu by'abanyarwanda. Nyine wowe. Jackie wowe? Umukobwa uri kubica bigacika muri iyi minsi ntawe uri kumva hano Nyarugenge. Umukobwa ngo ufite experience yo kurongorwa n'abagabo benshi. Uwo muntu ntawe uzi. Umboye muri iyo kategori. Ntago ngubonye muri iyo kategori, ibyo ni wowe ubivuze. Ahubwo mbwira iyo kategori wowe uyirimo. Nayenze hoya. Ntago uyirimo. Ubusa ntago ujya usambana. Hoya. Uzi ko twasambanya bimbwira. Sure. Cyane. Yego, reka twigarukire kuri uyu mu big boy numvishe ubundi iyo mvugo wayikuye mwana. Ngo nanjye unyigishe wowe. Shama bro. Yego. Ngende umuhasara street zino string mwumva ku mihanda. Yego. N'abapeti banje bazitembereza to. Nawe ukagenda uboneraho. Umucaca ni ishumi. Yego. Umuheta ni kacara. Yamani. Akurajya unyuzamo nansobanure kuko nge mba narasigaye cyane. Yego. Umucaca nyine ni inshuti yanjye. Umuheta ni kacara, umwanze ni kacara. Yego. Nari mu nkweto twajugunye. Yego. Uwo mushiki wacu niki cyawe suko? Shamana yo nguyo se. No mucaca ni ishumi. Ni ishumi. Birangirira hose mu ishumi gusa. Ntago ari kacara. Yego. None uyu mubebure we nguyu. Ni nisugi buri. Yabisugi gute muri kumwe? Hari umuhasaro uzibigeze. Oya ntago yabisugi muri kumwe kandi mbona uri. Umuhasara uzi. Umuzi. Mbona uri umurara kandi abarara bakorera imbere. Twebwe akazi kacu ubundi duhuzwa na business. Gukora akazi n'ibiceri. Ibyo bindi baba batekereza wapi ntantu babihuriye kabisa. Yego, uramutiza Mike noneho mubaze izo business zibahuza. Niba nta kindi kibahuza kibyihishe inyuma, ni iki kiguhuza na Honest? Yego. Mbaze. Ni iki kiguhuza na Honest? Yaduzwa n'akazi. Akahe kazi? Yanjye ndumo Vixen. Yego. Akina movie. Like rero kuko yengo akunda gutegura ibitaramo by'abahanzi cyangwa agapatana wenda nk'abahanzi aho bari bukorera ibiki, agashaka aba Vixen. Bitewe n'ukuntu muba mukorana. Yego. Akuzi muziranye bitewe n'impamvu runaka. Ko buri wese afite igiciro cye. Yego. Waririmbye muzihe se? Nako wakitinze muzihe nari mbeshye abanyarwanda. Utubwiye ko mu Vixen. Akaba Vixen ngo muzwiho ingese itari fresh. Ngiyengeso. Yo gucembana cyane. Ngo ntago birangirira hariya buri iyo mukoze video ngo ntago birangirira hariya. Uraza utubwire gucemba yeslenge tihindure sinakubwiye kandi utanga senge nabyise gucira wino. Gucemba ni slang shaje. Yego. Ngo mucira na wino wa mungani w'uyu musaza Honest. Ibyo ngibyo wenda bishobora kuba biba kubo. Ariko nukomeze kwigira inosa. Oya seka. Yego. Mbuko narise. Bukuri. Ntago hano kuri film zacu tubuza abantu kuba uko bari. Ya cyane. Buko wabaye. Wari mumbaza. Yego. Indirimbo nagiyemo ni nyinshi. Yego. Akwende zo ndi kwibuka n'izungu. Yego. Ifoto ya Bruce Melody. Yego. Urimo? Yego. Slim Daddy ya Neringabo na Kivumbi. Yego. Nirandirimbo papa cyangwa akoranye no mu diaspora twa Hilobi serious. Bura cyangwa waramucitse neza mukorana business gusa birarangira. Umuntu muhuzwa bitewe n'ukuntu muganira n'ukuntu basanzwe bakoze. Yego. Iyo bazi kuri umuhasara ushaka amafaranga akazina akazi baguhamagaramo anytime banabonye ko
hari akandi kazi niwe muntu bamagana ntabwo bajya guhamagara wawe habonetse akandi kazi cyane baraguhamagara bitewe n'ukuntu babona ko ushaka ntako mu buriri nta kazi nyarugenge bahamagara umuntu yego bisanzwe ibyo ngibyo babiziranyo yego ariko ibyo ngibyo ntabwo mbimuzi yego hari izindi ndirimbo se zitari izo waba waratinzemo ni nyinshi harimo iriya ba Fera Music yego ni rawundi iri kuzamuka yitwa DJ Ono bita Agashenzi nganyumvira kandi ibaze ko bakubonye bakavuga ati iyo niyo ndirimbo ugomba kujyamo nyine umu actor uwo ari we wese nyine bakwiye kwakitinga mu buryo butandukanye kuko ari umwuga bari amafaranga nyine ukwiye kwigaragaza bitewe n'impamvu runaka nyine ari amafaranga kuko ntabwo ari ko umuntu aba ari yego let's back to Big Boy atusobanurire nawe ukuntu mama we yake wawe VP z'ubundi ibintu aba tubwira yigize umwana mwiza no mwana mwiza ariko rega ma bro yego Mandela hari ijambo yavuze ngo kuba nta makosa bamuzi yose uko atayakora ahubwo nuko yabarushije kuyahisha nawe yaturushije kubihisha ntago aricyo nshatse kuvuga nta kintu nshatse kuvuga urumva man silencieux niyo dukoresha ubundi yego kuko urabona man ubwo izo ndirimbo akubwiye nizo ari kubasha kwibuka ari za Pink nshyashya Logan Joe Kevin nande nshyashya ni nyinshi yakaba nabonye hari yakoranye na The Nature yes bro ntabwo yazivuga ngo azivemo kandi urabona man ako ushobora kuba utera ishaba kubera ko indirimbo zose wagiyemo ziba na hit yego kandi ikindi cya kabiri ahandi hatandukaniye n'abandi ba Vixen igiciro cye kiri hejuru ntabwo yari wa mubebe uzabwira ngo veni ngo turane ngo umubone muri video yawe oya se kandi anava mu rugo mwavuganye ma bro ujya kuri IG ukora amafoto mukayavugana ugatama akabona kuza ibyo bintu se ukwishyira hejuru ntabwo ari ukwishyira hejuru niko gaciro ke nukumenya agaciro kawe yego nawe nguri mu bamwe mu ba promoters cyangwa se mu bantu bategura ibitaramo by'akataraboneka yego uraza rero kubwira abanyarwanda hano ntabwo tujya tubeshya nka kimwe byibuza mu bitaramo baba barateguye uvuga ati hano kabisa narabatwitse ibitaramo ni byinshi ibitaramo ariko ndakubwira mu bishyashya biruka kuba ubwo mperuka nakoranye na Holix yego hari habanje Logan Joe yego habanje Betray Pifra nkoresha abantu bari hit bafite amazina ntago njya nkoresha abantu bakiri kushaka amazina nkorana n'ababashije kuyagira ngiye the honest ntago nakoresha abantu batari hit yego ko utari hit ntago mba mpari yego nase bro komba ndeba nawe umeze nk'umuhanzi n'ubundi harabura iki ngo nawe uziririmbire n'umuraperi uri n'umuraperi wanaduhaho freestyle n'ubundi ninjye murapa imirongo magana ujya unyita papa buri cyangwa ndatsapa buri munsi ni haso yo gushaka ipinda kubirenza umupaka niyo gahunda ava mu kigunda kuva mu ruturuturu kugera ibukuru dore uko bikorwa aba baby bashaka gusepera abaniga bo no kugikubita abafite umufungo barya ibihiye kandi ibicuma buri nkovu y'uruguma agahinda kuzuye umutima buri ngoma ndakurabura buri gifuri ndakatira tabati nta guhagarara ninjye wateje impagarara so byange cyangwa ubikunde banyita umwe ku mubumbe Big Boy honest ngigifura katira ariko bamwe bahiga umufungo abandi bakarasa imbogo wowe uri he uri mu gifuri cyangwa wararaye nugukama amatware cyangwa ukaba umupampe ubwo twa gato bagutawe se maniga nyine ikintu nshatse kuvuga iyo udakoze ngo ube boss yego umukozi wa boss yego ibyo byose iyo utabashe kuba umukozi wa boss ntunabe boss ni wese we kimwe muri ibyo icyo uharanira ni ikihe cyane kandi ndi boss kandi uri boss ubicaza nge nabo umupampe ntago bishoboka nose mama yake yaza kubonera inoza gute mama yake twabikuyeho twabigize mama integre nasi ntago bamva boro ba Kevin ba Bushari boro bavuye nibo baniga bundi turi kumwe mu gikari igihe kinini zira strenge nyine nshyashya uri kuva mu ngoma n'iki reka nkwibariza akabazo ka nyuma dusubire kuri mama wacu akunaseka neza abanyarwanda baza gushyiraho nimero ndabizi ko abanyarwanda bakorera imbere cyane so abaraperi benshi kandi nawe umaze kumbwira ko uri umuraperi bivugwa ko kugira ngo mugire iyo mirongo ngo mama mwafashe swing nyinshi bimeze bite ubundi
n'ubujiji kuba hari abantu bakibyumva gutyo. Yego. Urugero rwa hafi rworoshye. Urimo urabona baby girl. Yego. Umubonye gutya se wagira ngo akoresha ibiyobyabwenge se. Oya n'ubundi arazifata mu kanya ahubwo araza dusobanuriza afata kugira ngo n'abandi bantu babonereho. Baby nta drunk anywa. Yego. Nta droge n'imwe anywa. Ibintu byaranoroshye. Mpamvu uri kumuvuganira nuko ari ishumi yawe. Oya wapi ibintu byaroroshye. Laboratory bagerageza ubihakana bazamupime niba bimubona mu maraso ye. Bazavuga ati honest ndabeshya. Ko naho yamboye cyangwa witwa ko kunama. Ushatse kuvuga ko nta nisigara unywa? Nta nisigara unywa? Cyangwa azambwiye naho twakubitaniye. Iyo minwa se byaje kugenda bite? Nuko wari uyihuza na Big Boy. Amata y'i Kigali. Amata y'i Kigali. Oya ni amata turuka hirya no hino. Yego. Wanyweye amata? Wanyweye amata? Imfura y'u Rwanda y'umukobwa bita Pucuri yanyweye amata. Yego. So Pucuri, abantu benshi hano hanze ntago bafata kuba umwacteur mu bintu bijyanye n'indirimbo cyangwa se donc gukora movement mu ndirimbo sibyo cyangwa se icyo bita mu ndimi z'amahanga vixen, video vixen. Abantu babifata nk'akazi gaciriritse gakorwa n'abantu baciriritse, akenshi bakavuga ati ubundi kariya ni akazi k'indaya sibyo. Nkeka ko nawe wumva ayo makuru. Ni iki ushobora kubwira umwari w'u Rwanda ushobora kuba atekereza ko yazabikora sibyo? Ni iki wamuhuguraho cyangwa se ni gute wowe wabifashe wowe ubirimo nyine ibyo bintu bitandukanye n'uburaya koko? Biratandukanye cyane. Iyo uri indaya uri indaya. Yego. Iyo utari indaya utari indaya. Ariko ari ibintu bigukururira kuba indaya cyane. Ubundi ikintu cya mbere kwanza kwiha respect. Yego. Ubwawe nyine ukabanza ukavuga ati njye ndi muri ye category. Ndi muntu ki nkwiye kugendera kuri ibi n'ibi. Yego. Ibi n'ibi ngibi nkwiye kubikapinga. N'uyu muntu n'uyu nagakwiye kwinjira mu buzima bitewe n'impamvu runaka. Yego. Ikintu focusingaho ni akazi. Amafaranga kandi ntabwo wajya mu ndirimbo ngo urakora ibintu bidakwiye ngo ukora amafaranga. Hari ibyo ukwiye gukora n'ibyo udakwiye gukora. Ushatse kuvuga ko baguhaye amafaranga ari se utakora se mu ndirimbo? Cyane rwose. Kandi nanone ntabwo baza kukureba wowe bitewe na respect wihaye. Bajya kureba wawe watangiye uvuga ngo indaya. Yego. Niyo bareba. Hari umukobwa wakoze ikiganiro kuri Canimwe ntashaka kumentioninga, yaravuze ngo njye menye yuko ndanyura kuri Netflix. Seniya iriyo yose nayikora bitewe nuko kuba mu isi n'uwo mufungo sibyo? Wowe se ubwo ngubwo ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko amafaranga atari yo ya mbere kuri wowe? Ntabwo amafaranga ariyo ya mbere, ahubwo icya mbere ni agaciro. Amafaranga iyo ufite agaciro n'iryo zina ryo kuba umeze neza, amafaranga arizana. Wamenya gutubura neza kabisa cyane. Yego. Amafaranga arizana kandi n'abantu baba bagufitiye icyizere cyane. Yes, ni ukuvuga ngo wowe icyo ushobora kubwira se nk'umuntu. Yego. Yeah man. Abana wariye bo ni benshi dore abanyarwanda babirebe. Yego. Man nakira kabisa. Uri umuhungu kabisa, uri umuhungu. Iyo ko yarabivuze. Yego. Arongera ariko ngo ongera sino guca honyine gusa sinamafaranga sino guca kuri Netflix. Yego. Standard. Yego. Ntabwo wenda bivuze ngo ariko uribuka ko yabivuze. Yego, I remember. Nyine abantu babayeho bitandukanye. Yego. So ikintu cyagufashije wowe gukora akazi kawe neza ukirinda ibyo bintu, urabizi ko bibaho? Cyane bibaho cyane. Ujya amata bikora birangira bikoza kenshi. Yego. So wowe ni iki cyagufashije rero kugira ngo nyine ibyo bintu byirinde? Niba ko kuri kubwiza abanyarwanda ukuri, abanyarwanda ko nzi ko nabo basigaye berekwa, abanyarwanda benshi basigaye berekwa muri comment. Hari ukuntu like nko umbonye ukambaza ngo mubwire ibyo mfata. Yego. Nkuko mbonye ndashobora kubibona. Ako nubundi uraturangira. Nubundi uraturangira. Nubundi uraturangira dore ibibazo byabaye byinshi. Uri kumva wasanga nawe ari utuntu ugira ngo ugabanye. Uri kumva
watubwira natwe tukigabanyiriza ibibazo dore abanyarwanda dufite depression hafi nabyo cyambere no kwiyakira waba uri umukino waba uri umukino ntabwo wigeze ubigerageza se byibuza tuvuge ko utabifata ntabwo wigeze ubigerageza sinigeze mbitestingaho ariko akenshi bikunda kunyuraho cyane rimwe na rimwe abantu bakagutestinga kugira ngo banabwe n'amafaranga umwe ariko ari ikintu rero ari ikintu wancitse buranda kureka sibyo ari ikintu bajya bavuga ngo indaya zirazirana sujye ubyumva sujye ubyumva nubwa mbere umvisha iryo jambo ndumva njya mbyumva yego ntago nkwisi indaya sibyo imbere y'abanyarwanda njye si nkwisi indaya ariko wavuze ngo umuntu bita Jackie ntawuzi ese kuri kumugarukaho cyane buretse gato yagenda gake hano tugenda gake urumva kandi Jackie amaze iminsi Nyarugenge yose honesty arabitubwira Jackie uramuzi urabizi ko ari umubebe umaze iminsi avugwa imihanda yego afite businesses ariko Kristo warushye ujye kundangira drop Jackie ni umu influencer ukomeye cyane uhagarika imitima yose cano n'igihugu afite experience mu bintu byinshi cyane kandi afite company wowe ugendana n'abantu bafite amakampani umuntu rwose yego ufite ejo imbere heza rwose ngo n'indeba niyo shumi yawe nimba muri ibyo ngibyo nta company nta gikorwa wamuziho runaka cyinjiza kizwi na leta ngo rwose ntabwo namuta umwanya wanjye mumenya ushatse kuvuga ko the honest mugendana ubuzima bwa buri munsi afite ejo heza ntabwo ari ukuvuga ngo bwa buri munsi kenshi tuhuza mu buzima bw'akazi yego nkuko abizi bwa business ntabwo ngo nimba canda hari biki business nawe arabizi ntabwo amamagara mu bintu bitari business nta mubano se wihishuye hagati yanyu ko ndeba y'abantu bakundanye bajya no gusa ndi kubona mujya no gusa ariko gukundana na rwango ruba ruri hagati y'abantu iyo mudasabana umunyu cyane cyane niko mbyumva na rwango ruba ruhari urabona se uyaza kugusaba ikiro rimare ngo muri ukuntu yambaye big boy wallahi yego so the honest tukugarukeho kuba warahostinze ibitaramo bikomeye nanabwira abanyarwanda bifuza ko ibitaramo byabo bigenda neza bakwandikire uravuga social media ukoresha bakwandikire ubundi mutegura ibintu bya danje dore n'umwaka ugiye kurangira sibyo niki ibyo bintu bimaze kukugezaho kuba warinjiye mu bintu byo gutegura ibitaramo okay mbere yuko ibi bintu mbitekerezaho hari ibintu twebwe twarebye biratubabaza yego ukabona nk'abantu bahora batumirwa mu bitaramo n'abantu bamwe murare ntugahora ubona abantu bamwe badahinduka ese biriya bintu biterwa n'iki tukiri aho ngaho ababitegura ntago afite time nta nubwo azi n'iby'abahanzi abafite uwatuma wa wundi atuma aragenda akareba inshuti basangira baziranye n'iyabwira ntago areba abantu bari hit cyangwa bari gukora cyangwa bategura ibintu abandi basangira bacirana wino bakora na shit zose akaba ariyo mpamvu se abantu bahora mu bitaramo bari bamwe niyo mpamvu uhora ubona abantu bamwe yego rero njya gutangira ibintu byo gutegura amashow yego narabirebye birabintu mbona se fresh mbona hari izindi mpano zipfukirana urumva yego nakoranye kuva itangiye mpano ukabona kuva bitangiye gutegura ibitaramo umuntu wabonyemo kugeza umunsi ukabona n'umuntu umwe udahinduka ese uwo muntu umwe niwe ukora wenyine gusa yego hari igihe uba usanga ari uri consistency ari uhozaho mu gukora ibintu ese bariya ubibonamo koko nibo bameze uko nibo wumva mu ndirimbo buri munsi iyo uri mu rugo n'izo barumuna ba brother nizo ndirimbo zabo ni bariya babumva gusa yego dore kare nakoranye ikiganiro na Nick G the General ari kuvuga ngo bakoze bateguye igitaramo kiriya cya rap series sibyo ntibamushyiramo ati kandi njye mfite hiti zirenga 70 ingahe natangiye umuziki 2005 sibyo nagukubita mpaka sibyo atariko ntago bari kunshyiramo ariko wareba nanone ugasanga Nick G yagize igihe abakwayate cyane sibyo kandi abanyarwanda bakeneye isoko wowe urumva hari igihe utasanga ari cyo kigora abantu ese urugero rwa hasi urumva yego muri biriya bitaramo mu baririmbyi baba barimo yego
tuzi nawe uzi yego abatarimo nawe uzi yego urugero rwa hafi wenda reka nanabivuge Juno Kizigenza ntakora arakora wari wamubonamo wapi impamvu bitaratumye biba ntabwo yizi ibiri mu gikari yego wa muntu uza guhamagara utanga ariya mazina niwe kibazo ahubwo ikintu nabwira bano bakire babitegura yego bano bakire inama nabagira si inama ni ibintu bigaragara kuko tumaze no kubimenya abanyarwanda bose yego yifata umuntu yizera aba ari watuma ahora atuma umuntu umwe yego nagisha inama n'abandi bantu yego cyangwa nawe agerageze kubyikurikiranira kuko nabo barabizi ubwabo bahora babona abantu bamwe yego niziye ngaruka ubona bizazana muri entertainment yo mu Rwanda ikintu cya mbere Yego. ni umwiryane n'urwango umwijyane n'urwango n'urwango icyo nicyo kintu cya mbere yego kandi bigahora hasi Yego. urumva niba hari undi mwana uri gukora cyane bamushyize hariya akabona na biriya biceri bituma akora izindi video njya numva na ya mpano nawe aririmba kuzakandagira muri arena yabigize nk'indoto mani arimo aranabyifuza ndetse sakora akaba yabyifuza Yeah. bari abantu bahindure mani yego bahindure nabo niba batari guhindura bafite ikindi kibazo mu mutwe sinaga kubabwira nubwo ari aba boss yego mani mu ikipe y'umukinnyi atari gukora neza uramusimbuza ugashyira mu ndi ibintu kujya akigiye bakitwereka abantu bamwe okay reba nka shondi gutegura njye abantu zimaze kugira yego byatangiye ari igitekerezo nta n'amafaranga mfite ariko nabigejeje ku bahanzi njye mbabwira uko mbyumva mbere kandi dufite kubikorera baransapotinga bimaze gukora rumva yego nyine bahindure iriya mitwe nyine bareke gupfukirana bari abana bafite ziriya mpano nabo babazane babavangemo bakore kuri uwo mugati nibwo tuzatera imbere nabo ubwabo nibwo bazatera imbere kuko nabo bibahoza hariya hamwe kuko nabo basanga n'amafaranga bakabonye ntago none bigera bikarangira nari amashow nta muntu ukiyitabira ndagenda mbone musi wa wundi sohorayo yego ntago bamuhinduye nta gashya bashyizemo bikaba ikibazo mani nicyo cyatumye twitegurira aya mashow yacu kabisa yego so muri industry ya Vixen nabyo birahari se kuko aba Vixen bahora ari bamwe cyangwa ho barahindaguranye mu ba Vixen rero dore ikindi kintu ngiye kukubwira nibyo nakubwiraga umuntu wesha agaciro niba uyu nguyu wenda adashaka kujya muri video batamuhaye Truwasa cyangwa Senksa yarabyubatse yafashe umwanya wo kubyubaka uyese kandi kuko y'umuhamaga uri kumuhizo senkani arakubwira ati sinjya nyakorera niyo yaba nta n'ijana afite yego ariko agategereza wa wundi umuha ayuzuye nandi uzasanga Melody ari we wamuhamagaye Ben ari we wamuhamagaye n'abari abo hanze urumva kandi hari n'abashaka kugiramo ubuntu gusa ngo babamenye afata na veni n'icumi yego nyine wowe ibintu wubatse Imana kubyubatse niko biba ma bro babe kugira ngo ujye muri video ni igiciro kingana gute kubera ko hari umuntu wenda w'umuhanzi dukurikiye wowe wifuza gukorana nawe ariko ntukabye bya bindi byanyu by'abastari sibyo oya nagukabya kuko icyo gihe natwe twaba turi kwicira isoko rero yego bisaba igiciro kingana iki cyane cyo ngiye biterwa n'umuhanzi wari we ntabwo umwanda grande yego ntabwo yanganya n'umuntu ufite hit yego aho ngo harimo different nini cyane kubera ko uwo muntu ufite hit nawe abagiye kuguha isoko nanone aho uhera yego genda desa kuzamura ariko ku mwanda grande bisaba ibintu byinshi no kumbwira process ya shoot ukuntu izagenda no kwanza kunsobanurira ukuntu byose bimeze akananyumvisha n'indirimbo ye ariko umuntu uri hiti we na byangombwa no kukubwira tuzaze twipima imyenda bigende gutya na gutya ako fancy yawe ijana ubifite niko kazi kawe ka buri munsi se gatuma usa gutyo cyangwa hari abandi bantu baba babiri inyuma ntabwo ariko kazi ka buri munsi umuntu aba afite n'ibindi bikorwa umuntu afite yego ufite ibindi bintu ukora se yego ko hari abantu bajya bavuga ngo gusa neza ko abakobwa buriya n'abagabo babigiramo uruhare washatse yego kandi njye sindashaka ndacyari umukobwa ninshaka none se abuteretwa nabo si abagabo azaba yabishyizemo uruhare abuteretwa nabo si abagabo cyangwa ni ku buryo umuntu yafata inshingano zanjye se yaranshaka oya atarajyana gushaka yego gasanga nk'uwo musatsi niwe utwo tuboro turi byose aho barahirwa so anyway waje wambaye neza wagira ngo uri n'umumodo kubera agatayizi
Kaga size. Ufite size nziza kabisa. Abagabo badukurikiye bari tayari baze kumbwira tunyure inbox turebe ibyari. Kandi twifuza kubyibuha. Mwifuza kubyibuha? No. Wapi kabisa. Ibyo bintu si tubishyigikiye. So anyway, twifuza ko mwatera imbere kimwe nuko iyo muteye imbere natwe dutera imbere, sibyo? Ariko wowe nizihe mbogamizi ujya uhura nazo mu bintu byawe ukora? Imbogamizi za mbere n'uburyo abantu banyibeshyaho. Yego. Banyibeshyaho cyane. Ariko bamaje kubimenya nabo bamaze kumenya. Basigaye babwirana. Kandi uri pucuri. Sibyo? Yego mama. Bakwibeshyaho kubiki? Hari ukuntu mba ngaragara. Bakumva ko ngiye ngo ndaya ibintu by'isi. Yego. Ibintu by'amapari, ibintu byo mu tubari. By'inzoga nyinshi. Sibyo kuvuga by'inzoga nyinshi, nyine kumva ngo kujya mu tubari iki. Base ubundi nta twujyamo? Natujyagamo. Ariko ndi mu kazi ngiye ghostinga nari. Ujya na hosting? Yeah. Ghostinga byo ni birebire, nawe urabizi. Ni birebire ariko nta kazi nkuko nakubwiye ngiye nta kazi. Akazi kaganisha kuki? Ku mafaranga. Uri Jackie n'ubundi nabyumvise. Oya. Nanone ibintu kugaragaza nabe hari ghostinga sinzara abantu benshi babyitiranya. Ghostinga no kugushyira kuri fish, ukayipostinga abantu bashaka kubona, bashaka kubona nyine muri face to face, bashaka nyine kureba ukumeze. Yego. Just kukureba gutya nkuko turi kurebana. Bakaza. Yego. Cyabashuti bawe abantu mwaburanye baze nyine ahuri. Bakakwishyura amafaranga mwapatanye. Yego. Abantu rero ntibakajye babyitiranya. Ntabwo babyitiranya nka birango nuva ngo babyina mu tubari ndahiki oya. Ko ari igihe se ngo bisanga umuntu akugura bikarangira nagutahanye. Kabonga nabanywa inzoga ngi nanzoga nywa. Ntabwo ujya unywa inzoga. Ari nkuko nakubwiye abantu benshi banyibeshya. Ujya mu kabari utanywa inzoga. Kandi actor wese nyine akwiye kwactinga mu buryo butandukanye bitewe n'ahantu agiye. Ahubwo ntabwo wemere kuvuga ngo uranywa inzoga mu kabari hari ibintu byinshi bitandukanye bitari inzoga. Yego. Cyane. Baba barabishyizemo. Yego. Ko bazi ko abantu bazamo bitandukanye. So big boy honest. Yaman. Nakunze ukuntu ufite swaga nyinshi cyane, nizere ko niyo uri gutegura ibitaramo byawe uba ufite swaga. Nicyo uri guteganyiriza abanyarwanda rero muri uyu mwaka? Uyu mwaka ikintu ndi kubateganyiriza kugira ngo tubusoze amahoro, tugiye kubishyira ku yindi level. Yego. Kuko tumaze natwe kubona abaterankunga bashyigikira, babashije kumva ibitekerezo byacu, bamaze kubishyigikira. Yego. Tugiye gutangira kubikorera ahantu hagutse. Byatangiye tubikorera wenda ahantu hasanzwe mu bubari busanzwe, none dutangiye gukorera ahantu. Yego. Hagutse, hari piscine hagutse. Okay, nk'umuryango nk'ahantu famille yasohokera. Umuryango papa umwana icyo ukiri muto, buri muntu wese ahantu ari ibyicungo ibikiya, nibyo bintu nubakaga. Ariko bimaze kuba bitangiye gukora. Abanyarwanda bizera ibintu bizima kuri honest. Bizera ibintu bizima kandi tugiye gutangira gukora n'amashusho arimo na gospel n'abantu bakunda ibintu bijyanye n'ibintu by'Imana, batazajya twe dukora ibintu bijyanye n'abarasta gusa. Man. So ko hari ibintu bivugwa ko y'abahungu bamaze kugira gahita ikintu cya mbere baba bagomba kwihimura ari ukurya abana. We bimeze bite, bihagaze bite? Aba bantu bashaka kandi kumaze kwereka abanyarwanda mu kanya ibintu wirirwamo. Abantu bashaka kurya abana n'ababiharaye. Ahubwo bari kutugegeza abana kujya twabarya ariko nta time. So bashaka kuryana nk'ukavuga baby girl. Wowe ubimanaginga gute abantu babashaka kumujyana? Ubimanaginga gute? Cyangwa urareka mukaryana n'ubundi nta heza hise? Ntabwo umuntu apfa kugira kubikubwira. Yego. Afite izindi sansa binyuzamo. Ahubwo icyo gihe atakubwira ati se ntabwo wandangira. Kwaba umuntu mubanza kugira ngo umuntu akubona mu muhanda gutya ngo azabikubwira. Mubanza mukaganira akabona mind ya. Kandi mind ya Pucuri iri hejuru umunyarwandakazi. Nkora nasaba. Byagorana. Yego. So dusoza ikiganiro cyacu, ni cyo uri gusaba abanyarwanda, ni cyo usaba abahanzi muri rusange, ese niki bakongeramo kugira ngo ibintu byanyu nk'aba Vixen bikomeze bitera imbere kandi namwe mu biboneremo inyungu? Ikintu nasaba abanyarwanda cyo naheraho nyine n'uburyo nyine imigaragarire y'abantu bareba mu ndirimbo. Yego. Bakumva ko uko bari kwactinga niko bameze. Nkuko nyine wenda dukomoje nko kuri movie wenda byo ntabwo twabivuzeho. Yego.
kuko kwakitinga bitandukanye ushobora kwakitinga uri umugome nkakina ndira cyangwa ugasanga ngira ishyari ibikinaga ariko tuba tumeze ni role baba baguhaye ngo ukine ubigaragaza ariko atari kuri yego so nyine tuba turi gukora amafaranga tuba turi gukina naba ari akazi yego rero abantu ntibakagiye babifata ukuri hari umuntu wambwiye se ngo nze gutumika ubutumwa ariko mva umuntu bita ndagira ngo tubwire ubundi nawe uragwamo neza mwishimirane murebe ikintu cyavamo kwishimirana ni mu buryo butandukanye hari ukuba wararebye umuntu ukamwishimira ukavuga ati uriya umwana mwiza cyangwa ibikorwa bye abikora neza yego bitewe n'uburyo avuga neza ni ukwishimira bitandukanye ahubwo wamumbariza ati ni muwe buryo yego ubwo ntabwo uri kumva ikintu ntabwo ndi kucyumva pe kuko nk'uko nakubwiye ni uburyo bwinshi yego okay noneho reka tubare ubundi ari umuntu ushaka nko kugupropose ibintu by'urukundo kubera ko buriya icyogere mu nkuba kivuga kirasa ku ntego ntabwo gitinda mu bintu byinshi wewe wabifata gute ubundi bureba mwabijyamo mukareba ibyo ari byo mvareka mvuga kwa kundi kwawe ni ibisazi mva ni ibisazi kubera iki se kubera iki amazi n'umuriro iyo bihuye bigenda biteze ubwo amazi yazimye umuriro wenda reka tuvuge ubwo namuzimye yego wamuzimye navuga ngo namuzimye ubwo azapropose yuko byavamo ariko yareka tubare kuzamuzimiriza n'ubundi umuriro ko uhorana wiza kwisubiraho azaza propose makuru abatereta yego turimba by'abantu ariko nyine amahirwe menshi nuko uzamuzimiriza umuriro azaba afite yego azaza twumva bitava mu muzimiriza ati kandi ikibazo cyawe rero uri gusa twikiteza abanyarwanda baba barangije kumva abanyarwanda basigaye bumva ariko reka mbasobanurire neza yego apana kumvirana ntago bumvira ibintu bitava murabirika nkuko nakubwiye ati hari ibintu ureba bitari by'ingenzi ukabikapinga ubwo nabonye ko bitava muramukapinga yego ariko amahirwe menshi nawanga umugana okay fresh ubwo ndaza gutumika mubwira ati nta wanga umugana kugira ngo ibintu bigende neza natinyuka arashoboye yego icyogere mu nkubu bwari kutwumva nizere ko arakurikirana kino kiganiro ubundi aze kureba murebe ukuntu mwabiganiraho ndabizi ko nawe ni umumiliyoneri ukorera imbere wasanga bibaye byiza so the honest dusoza ikiganiro cyacu wowe nicyo usaba entertainment muri rusange yaba itangazamakuru yaba abahanzi yaba n'aba promoters n'abategura ibitaramo muri rusange kugira ngo mufatanye ibintu bikomeze kugenda neza ikintu ngenda banga ngashimira abanyarwanda buriya ni abantu bafite ubwenge bamaze gusobanuka dufite aho twavuye dufite aho tumaze kugera of course ikintu nk'abapromota abantu bakoresha showbiz ikintu mbasaba yego ibintu byo guhanganisha abantu ibintu by'amatiku kubireka tubishyire ku ruhande ni ukuvuga ngo niba nkora ibintu bimwe nawe yego tugashwana umuntu wo hanze wundi yaje kuturwanya biramworohera kuko yaje ku ruhande rwawe muhita mundwanya mugahita munsinda cya yanca tukarwanya tukawutsinda kandi mwese mwashyigikirana kandi njye nawe mu gihe turi ahantu hamwe dufatanyije twaka turi guhangana n'abari abo hanze yego tugatsinda ibindi bihugu tugagirana amabifu n'abo hanze kuruta uko twabigirana turi hagati mu gihugu yego bivuze iki rero yego man baracanganye abantu mu bapasiteri 100 haba harimo amabandi 10 yego no mu mabandi 100 haba harimo abapasiteri 10 bishatse kuvuga iki rero ahantu hose umuntu arahari kandi ikindi cya kabiri buri nseko yose isetswe haba ari ikindi kintu cyihishe inyuma kitabonesha amaso none ko pucuri yakomeje aseka kiza cyane ntago nyine nawe wamenyira nseko ikindi kiri inyuma ni ubizi nyine ni uzi ikiri inyuma bivuze ngo twaje dushyira mu bushishozi tukajyana urukundo tukareka ibintu byo guhanganisha abantu amabifu guteranya abantu shit nyinshi tuzagera ku ntsinzi twese yego so buri wese aravuga social media akoresha kugira ngo abanyarwanda bamuflowinge ubundi dusoze ikiganiro cyacu ahantu hose ni honest plan B honest plan B uzima nitwa plan B kitiyise plan A
impamvu ntiswe plan A yego nkubonyemo plan A nkakubonamo ibisubizo byose Yego. iyo uramutse undekoneye byandi byose nabonaga biba bipfuye Uba ariko ugomba mora kugira n'undi plan B. mupango Yeah. ku buryo udahari hari undi wankorera nkagera ahandi nifuzaga kugera yeah man ya niyo mpamvu Yeah. nise ni ukuvuga ati niba uteze akamoto simuzi Yego. umumotari wamureka agaco uhita ufata undi uri inyuma yego niyo mpamvu niswe plan B nta muntu ukampara fresh big Yeah. boy so mushiki wacu we yitwa nde kuri social medias IG TikTok hose nyine ni Petroli. yego Yeah. yes okay reka mbashimire rero ko bamwemeye kwifatanya natwe muri iki kiganiro nge ndi Rwandan Big Baddest iki ni ikiganiro bita entertain culture hano kuri filimi zacu tuzasubire mu biganiro by'ubutaha see you next time Yeah. fresh guys